icyambere yaravuze ngo urukundo urugaragaza mu magambo meza. Icyo abagore bakunda bagabo ntabwo mpaye mbwira abangaba bamwe twaraganire muri bo nimwe mpaye mbwira umugore akunda kumubwira amagambo meza. Sibyo babyeyi? Nibyo amagambo bakunda amagambo meza uko byamera kose. Muri amagambo meza baba muzamwiga kuvuga abagore bari amagambo meza. Icyo abagore bakunda cyane muri amagambo z'umushimire. Yewe Iraguha Christophe n'imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye ko uyu Mbabazi Aisha ambera umugore kingiwe basame mandela ko. Haleluya. couple ya kabiri ya Christophe na Mbabazi barahageze, dukomere Imana mu mashyi.
Nizera kuku
yitwa korali abarinzi. Turamutse. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha. Ya korali yo hirya yitwa Galeyadi. Couple yabo ntiraza ariko baje gukorera Imana mu rusengero. Nagira ngo nabo bahagurukire turamutse. Gatatu. Amen. Imana ibaha umugisha. Dusabe korali Silowamu nayo yaje kubw'umurimo w'Imana ariko cyane bw'umwihariko kubera Christophe ibaturamutse mu izina rya Yesu. Gatatu. Haleluya. Amen. Nagira ngo nsabe bene data baje baherekeje couple cyangwa se Venusti na Dativa Bagejuru, no kuvuga imiryango yombi nayo tuyakire. Aba nibo baje baherekeje iyi couple ya mbere. Turamutse. Gatatu. Haleluya. Amen. Turabishimiye abaje batumiwe na Christophe na Mbabazi nabo bakwigira ijuru, imiryango yombi. Komere Imana amashyi ubwabo. Namwe turamutse. Gatatu. Haleluya. Amen. Tugira ngo turebe nifuze tuvuge ko abiyo couple ntabwo baraza, reka turaza kubahagurutsa. Murahari? Mwihangane mutegereze abandi. Imana ibahe umugisha kandi mwakoze kuza kare. Murabona rero ko ubukwe bwajemo abantu batandukanye, ariko nari nshatse kugera ku bakozi b'Imana. Murabona ruriya ruhimbi rwose rurizihiwe kubera ko uriya bose bahagurutse, twese twahagurutse tuhagarara. Rero nagira ngo nsabe abo dukorana kuri uyu mudugudu, kuri iri torero rya Kumukenke, ikasabe Pasiteri Mukinzi ahaguruke, ikasabe Pasiteri Theo ahaguruke, Pasiteri Semunyana ahaguruke, Mwarimu Damascene ahaguruke, na Mwarimu Glorieuse ahaguruke, baduharamukiriza icyarimwe. Gatatu. Haleluya. Amen. Urakoze cyane. Bari abavandimwe ndabona bose baturutse i Nyarugenge. Ndiga Mwarimu waturutse mu buryo baturamutse. Yesu ashimwe. Amen. Barakagera turamutse. Haleluya. Amen. Uriya mwene data nawe nibagira izina rye. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndumva nagira ngo by'umwihariko nanone nsabe abadiyakoni bari muri iteraniro. Urabona ko ubu dufite abantu benshi tugomba guha keya cyangwa se protokora. Nimwigaragaze muhaguruke mu myanya yanyu muturamutse. Niba ngombwa uri muri korali ushobora kuza guhagurukamo ukagenda ukagera. Gatatu. Muturamutse. Haleluya. Amen. Abageni ntabwo ndi bubahagurutse uyu mwanya, ariko reka nsabe umushumba wacu aze aturamutse. Hari benshi batamuzi, aturamutse twibwire twakirane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndatekereza kuko abanga Kumukenke baratuzi twarahageze, gusa kuko hari abashyitsi bavuye ahandi nibo twabasha kwibwira. Banita Binyonyo Mutware Jeremy, mushumba wa Paruwasi ya Gasave. Yesu aduhane umugisha. Amen. Kiriya umushumba twahaguruka mu myanya yacu tugahoberana, twakirana, twifuranye ikaze. Muri kabiri. Gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Muhane ikaze, twifuzanye umugisha w'Imana. Sabe rero
korali yacu Silowamu iririmba indirimbo imwe yo kwakira abashyitsi n'abasangwa kandi nyarutse kugira ngo tuze gucuruza undi mwete mu mwanya usigaye. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo hamwe na bene data bashiki bacu. Tugiye kuririmba tuvuga ngo Imana yakira amashimwe tuyituye, Imana ibahe umugisha. Ishimwe
Imana ishimwe ko yabarinze kandi ikabagejeje hano amahoro. Nta zindi protokole nyinshi turi bukore kubera umwanya, ariko dusabe ababaherekeje bigire ejuru baturamutse. Cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali tukaba ariho turi twese, ariho duhuriye kuri uyu mudugudu wa Kumukenge, niho turi mu itorero
rya Gasave ko turagushima kubw'imirimo wagiriye aba babyeyi babyaye aba bahungu bakabyara n'abakobwa ndetse bakabyara n'imiryango. Wagize neza, turagushimiye cyane mwami, wumve ko tugushimiye. Ubundi kandi reka tuguhe kaze muri ibi birori, garagara muri ibi birori, cyubahiro cyawe nikigaragare, bwiza bwawe nibugaragare. Iyi mirimo igiye gukorerwa niguhesha icyubahiro kuko wagize neza kurinda aba basore bawe ntibaciye mu zindi nzira. Iyo bajya guca ku ruhande ntituba duteranye, ariko kuko bubahishije izina ryawe niyo mba duteranye muri aya masaha y'ikigoro. Turagushimiye rero. Mushumba giye guhaguruka kugira ngo akore uyu murimo yasigiwe gukora muri izi nshingano zo guha aba bene data bubatse umuryango wabo muri iki gihe. Mwami Imana mushobozi, ahagarare mu butware bw'imbaraga nyinshi, kandi ibyo akora byose abikoreshwe nawe, kandi abikore kugumiza kogeza izina ryawe no kuruha agaciro umurimo Imana yamuhamagariye gukora muri iri torero rya Gasave. Urakoze kuko twese tugiye kumuhanga amaso kandi amatwi yacu arumva, imitima yakira ijambo ryawe, kandi ibi birori byawe bibivye kuko nawe uruwe. Urakoze kuko ubyumva kandi ukabimushoboza mu izina rya Kristo Yesu. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana turi buze gusanga mu gitabo cya mbere cya Mose, igitabo bita Itangiriro, igice ni icya kabiri duhereye ku murongo wa 18. Igitabo cy'Itangiriro igice ni icya kabiri umurongo wa 18. Hari amagambo avuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 akavuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu guticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akarakomara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Amen. Tekereza yuko aya ni amasaha tugomba twese kunezerwa. Uraha wese yaje gufatikanya umunezero cyangwa se ibyishimo n'umwe muri abageni bacu. Uyu ni umunsi mukuru wa bene data n'abashiki bacu, muri ya minsi mikuru itatu y'umuntu agira: umunsi wo kuvuka, umunsi wo gushingirwa n'umunsi wo gupfa. Uyu munsi niwo munsi umuntu azabona, nyiri ibirori niyo munsi azabamo. Ntawuzi umenya ko yavutse, ntawuzi umenya ko yapfuye, ariko umuntu amenya ko yashingiwe. Amen. Amen. Muri iyo minsi yose cyangwa se iminsi mikuru yose, umunsi yishimamo, umunsi mwiza uyu nguyu. Nicyo gituma twese abaje babaherekeje tugomba kubafasha kwishima. Buriya buzuye ibyishimo bidasanzwe, batabona uko babivuga, ariko ntabwo babasha kubigaragaza. Twebwe rero twe tugomba kubagaragariza ibyishimo byabo. Nabonye mushumba yoboye gahunda yarimo ahamagara abaherekeje couple runaka bagahaguruka. Nimba mwaherekeje iyi couple imwe muri izi ngizi, nimufashe iya couple kuyigaragariza umunezero, kuko anga ntabwo twaje gushingura ahubwo twaje gushingira. Amen. Amen.
ni umunsi mukuru kuko mvuye kubivuga, ni umunsi wo guhindurirwa amateka, ni umunsi wo guhindurirwa amazina. Ubu mu kandi kanya bene data tugiye kubita ayandi mazina. Amazina bari basanganywe iyi myaka yose bagiye kuyibagirwa uyu munsi, bagiye gutangira amazina mashya. Niba hari ikintu kiryoha mu buzima ni akazina gashya. Buriya akazina gashya karanezeza. Nibyo se byo? Nibyo? Habe n'iyo umwana umwise akazina gashya arakishimira. Buriya rero tugiye kubita amazina mashya mu kandi kanya, ubwo batangiye guseka ndimo ndayibona kuko bagiye guhabwa amazina mashya. Imana ishimwe rero kuko yabikoze neza, kandi uyu munsi ni umunsi wabo ukomeye cyo tugomba kuwishimira. Bibiliya itwereka ibi turimo uyu munsi aho byaturutse. Ntabwo ari ibihimbano, ntabwo tuje kubitekinika, ibintu Imana yagambiye umugambi wayo. Imana niyo yatangije umuryango. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu byinshi mu minsi 5, ariko umunsi wa nyuma, umunsi wa gatandatu, irema umuntu. Imana ni umuhanga rero. Zanibaza ngo Imana ije kurema umuntu umunsi wa mbere yari kuba he? Yimuriye umunsi wa kabiri yari kuba he? Yimuriye umunsi wa gatatu yari ku giti. Imana izi gupanishe, yabanje gutegura umuntu aho azaba, imutegura n'ibizamubeshaho n'ibizamutunga byose. Imaze kubishyira hariya irema umuntu. Maze kumurema rero, ariko sendeke mbabaze, yaremye umugabo cyangwa yaremye umuntu? Yaremye umuntu. Irema umuntu witwa Adamu. Adamu asanga Edeni irimo ibisimba bitandukanye, irimo inyoni zitandukanye, ariko ibyo bisimba byose ntabwo byigeze bisabana Adamu uko byari bikwiriye. N'izo nyoni zatambukaga Adamu zamureba iruhande ntabwo zigeze zimunyura, nta nubwo basabanaga kuko bikwiriye. Imana imwitegereje mu buhanga bwayo, ibona Adamu hari ikintu gikomeye abuze. Yari abuze ikintu gikomeye, yari mu bwigunge bukomeye. Nubwo hari muri Edeni mu byishimo, ariko ntabwo Adamu yari afite ibyishimo byuzuye, kuko hari icyo yari abuze mu buzima bwe. Haleluya, haleluya. Hari icyo Adamu yaragize gute? Yari abuze mu buzima bwe. Imana yitegereje ibona ko abuze ikintu gikomeye. Mu buhanga bwayo iravuga ngo si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Imana yavuze ngo si cyiza, si cyiza. Nubwo wabitekinika ukabihindura ugashaka kubigira byiza, ntabwo byakwemera, nta nubwo byaba byiza, kuko Imana yavuga ngo si byiza, sinepabo k'umuntu aba wenyine, ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Mu bwenge bw'Imana, Imana yo gahoraho iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Iri jambo umufasha mukwiriye ni ijambo rikomeye cyane, kuko Imana igiye kurema uyu mufasha, Bibiliya ivuga ngo Imana ntiyashakiye igisubizo hano, yagishakiye muri Adamu. Adamu niwe wari ufite ikibazo cyo kuba wenyine. Adamu kandi yari ibiseho igisubizo atazi. Hari igihe tugira ibibazo ari natwe dufite ibisubizo, mais par ignorance ntitubimenye. Imana ishaka igisubizo muri Adamu. Ku murongo wa 21 havuze ngo Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, ifata mu rubavu rumwe irukuramo. Kandi hari ibanga rikomeye cyane, kuko Imana itagiye gukura uriya muntu gore ngo imukure mu igufwa ry'umutwe, kuko itamukuye mu igufwa ry'ukuguru. Yija kumukura mu kuguru, uriya mufasha yawe muto gukandamira. Yija kumukura kandi umutwe, uriya mufasha yagiye atekereza uriya muntu. Ariko Imana yashatse kumukura aharinganiye n'umutima. Umugore ni umuntu uri hafi y'umutima wawe, mukura mu rubavu rumwe. Mu buhanga bw'Imana rero urwo rubavu nibwo yarenyemo umugore. Maze kumurema mu gitondo kimwe, Adamu ayicuye abona umuntu udasanzwe imbere ye. Mu Cyongereza niyo bavuga neza, bamwita umuntu udasanzwe. Umuntu udasanzwe, mbega umuntu udasanzwe. Adamu uko amenyereye kwita ibintu byose amazina, Bibiliya iravuga ngo aja mwiyerekwa, aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa
yanyu, nakara ko mu mara yanyu, azitwa umugore kuko yakuwe hehe mu mugabo. Ngo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina akibanira n'umugore we akaramata. Hariho umurongo abantu benshi batazabumva nshaka kuvuga gatoya. Uyu ni igufwa ry'amagufwa yanyu, nakara ko mu mara yanyu. Ese muremera ko abagore bacu ari twebwe? Nta handi bavuye muri twebwe. Ntabwo Imana yamukuye ahandi, Imana yamukuye muri wewe. Ni wewe be, ni fotokopi yawe. Iyo ureba umugore wawe, niyo ushaka kwireba uzureba umugore wawe kuko ni fotokopi yawe. Nicyo gituma, haleluya, haleluya, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye kandi nakara ko mu mara yanjye, ni fotokopi yanjye, ni igufwa ryanjye, nakara kandi kawe. Mana ishimwe cyane. Reka nsubire ku ijambo ritoya twatangiriyeho. Mana yabango reka murebere umufasha umukwiriye. Mana igiye kureba umufasha, iyo usoma mu ijambo ry'Imana nanjye birangora cyane kubyumva. Mana ije kureba Adamu yakoresheje umukungugu, itaka. Igiye kureba umufasha ikoresha iki? Ikoresha igufwa. Hari umuhanga wavuze ngo uyu mufasha yari umufasha udasanzwe, yamushizemo ubushobozi bukomeye tutazi. Hari umuhanga wavuze ngo umugore ngo arimo ubushobozi, arimo imbaraga zidasanzwe. Yavuze ibintu bibiri byatangaje. Yavuze ngo umugore nguzumuha amafaranga ngo mu mwanya muto akaguha ibiryo biteze, kandi wamuhaye iki? Amafaranga. Urumva ko muri we hatari ubuhanga bukomeye. Wamuhaye amafaranga mabiye, mu kandi kanya ugasanga ku meza hari ibiryo by'amoko yose. Icya kabiri aravuga ngo umugore nguzumuha intanga akaguheza umwana ufite ingingo zose. Bibisemo ubushobozi budasanzwe, bibisemo imbaraga zidasanzwe. Nicyo gituma abagabo rero bakagombye kwishima kuko babonye ibitangaza, babonye umuntu wo kubahindurira. Haleluya, wo kubahindurira ibintu bigize gute bidasanzwe. Amen. Umva ko umufatoroshye mufasha ni umuntu ugize gute ukomeye cyane. Twe twaremye mu itaka, abafasha baremwa hehe? Mu magufa. Mana ishimwe ko yaduhaye abafasha bavuye hehe? Mu magufa. Mana ishimwe ko yaduhaye abafasha babasha guhindura umugore wari we wese. Izo mbaraga, iyo capacity arayifite yo guhindura ibi. Umuheza iki akaguha iki, kandi biteguye neza, bikoze neza. Matière finie yayiteguye neza cyane. Imana ibahereze umugisha abagore. Abagore Imana ibahereze umugisha muri imbaraga zidasanzwe. None se abene data babonye abo bafasha, mwafasha mukabagaragaza ibyishimo, ko ndabasha kubigaragaza neza, ariko warabyuzi. Imana rero tuvuriza kuba ko niyatangije uyu mushinga, niyatangije family, niyatangije umuryango, niyatangije urugo. Ubwo ari umushinga w'Imana rero tugomba kuwukurikira igihe cyose, kuko n'Imana yagize gute? N'Imana yatangiye umuryango. Ese umuryango ni iki? Nasomye mu ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuryango, family, biva mu ijambo ry'igiheburayo bita shafar, bisobanura ngo komatana. Ni abantu bagiye komatana ibihe byose batazatandukana. Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se ngo asige nyina, yomatane abane akaramata n'umugore we iteka ryose. Papa wawe si igufwa ryawe, mama wawe si igufwa ryawe. Urakara k'umugabo wawe, uri igufwa ry'umugabo wawe. Uwo niwe mugomba kuzabana igihe cyose. Ba mama ni ahantu tunyura gatoya, papa ni ahantu tunyura gatoya, ariko tukaja kwibanira n'abafasha bacu cyangwa se n'abagore bacu igihe cyose. Hanyuma rero Imana akora umukozi w'umuhanga, yahaye aba bantu, yabahaye inshingano. Imaze gutanga Eva, Adamu amaze kubona Eva, nibwo yahinduriwe izina yitwa umugabo. Uyu munsi rero bene data, kwibuka Jean Pierre uyu munsi abaye umugabo. Iraguha Christophe abaye umugabo. Abizeze Venute abaye umugabo. Mu izina cyane
kuko babonye iki? Babonye abagore. Abagore mwatugize abagabo nimuhabwe icubahiro. Nubwo umugabo yoga imyaka 50, nubwo umuntu yoga imyaka 50 adafite umugore, si umugabo, ni umuntu. Nubwo umuntu yaga imyaka 10 bakamuha umugore, yitwa iki? Yitwa umugabo. Abatugira abagabo ni abagore. Abantu usaba gukundwa, abagore batugize abagabo nibahabwe iki? Bahabwe umugisha. Muri abana beza mwatugize abagabo. Mwatugize abagabo. Muri abana beza mwatugize abagabo, sibyo? Nubwo umugabo yatinda hariya akaga imyaka 100, bamwita umuntu, ntibamwita iki? Umugabo. Haleluya. Imana yaduhaye inshingano rero zikomeye, ari uyu mugabo, ari umugore. Yabahaye inshingano nziza cyane. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, katurebe inshingano twihuse kuko ari amakouple atatu, yaza kututizaho gatoya, ariko byibuze tuvuge inshingano zabo gatoya. Bibiliya iravuga mu rwandiko Pawulo yandika Abaefeso igice cya 5 umurongo 22, avuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, nawe mukiza wayo. Ariko nguko itorero rigandukira Kristo, abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Iyi ni inshingano y'umugore wese. Ntabwo ngiye kubwira gusa barabicaye hariya, ngiye kubona n'umwanya wo kubwira abandi bose bari imbere yacu. Inshingano y'umugore yava yasate, afite inshingano yo kugandukira umugabo we, ngo kuko itorero rigandukira nde? Kristo. Ibishoboka rimwe na rimwe uzabona abagore bavuga ko bubaha Imana cyane, bagasenga Imana, bakaririmba cyane, bakabona abaririmbyi ku giti cyabo, bakabona abanyamasengesho, bakabona abavuga butumwa, bakabona abanyempano, ariko ugasanga tubaha iki? Atubaha umugabo. Birashoboka? Abagore baba bahari. Umugore utubaha umugabo we, na Kristo ntabasha kumubaha. Igipimo Imana yaguhaye umugabo, yavuga ngo nubasha kubaha uyu mugabo ukamugandukira, na Kristo ubasha kumugandukira. Igihe utabasha kugandukira umugabo wawe, na Kristo ntiwamugandukira. Bibiliya yavuze ngo uko itorero rigandukira Kristo, ngo abariko abagore bagandukira abandi abagabo babo muri byose. Umugore ushaka kuba agandukira umugabo. Hari formule ikazihinduka. Umuntu wese wavutse ari umugabo, igitsina gabo cyose, yaba mugufi, yaba muremure, yaba yarize, yaba atarize, yaba ari umuswa, yaba afite anomali, ni umunyacubahiro. Bamwita umutware. Uko yaba ari kose, nta mugabo wanga icubahiro. Umugabo adakunda icubahiro aba afite anomali mu mutwe. Hari ikintu aba abuze mu mutwe wiwe, kuko niko Imana yamuremye. Kuko abagabo Imana yaremanye icubahiro, fata ibyubahiro byose ubimuhereze. Ayo mashini yarekeye ikisi, mvuze nayo mubi. Iyo ushaka kubaka, haleluya. Abadamu, haleluya. Iyo ushaka kubaha, fata ibyubahiro byose. Numara umwita nyakubahwa, numara umwita umutware. Bivuga ngo Sara ngo yubahaga Aburahamu, ntiyavugaga ngo Aburahamu. Yamwitaga nde? Ndatanga ko n'abadamu biga barimba amazina y'abagabo babo. Ubundi dufite Jean Pierre ahangaha. Ngo umutware, ngo ni Jean Pierre. Ni Jean Pierre, iyo yabaye ntabwo ari Jean Pierre, umutware, ni chef. Ntabwo ari Jean Pierre. Niko tuzamwita Jean Pierre, ariko wowe kuri wowe ni umutware, ntabwo ari Jean Pierre. Dufate ibyubahiro tugiye gute? Tubibahereze. Umugabo we bamwubashye, ibindi byose wakora, uba wamushoboye. Fata ibyubahiro byose ugiye gute? Ubimurundeho, ibibaho n'ibitabaho bimuhe, ubwo muzabana neza. Niyo utamuha ibyubahiro bye, uzabona ukuntu umugabo ateye, kuko uzaba umuvyole, uzaba umurenganishe, uzaba umuhohoteye.
fata ibyubahiro byose. Ni Bibiliya bivuze ngo abagore bagandukira muri byose, bafite inshingano yo kuganduka muri byose. Reka mbisubiremo, ntawe ushobora kubaha Imana, tushobora kuba Kristo utubasha umugabo wawe. Abagabo nabo ku murongo wa 25 bafite inshingano ikomeye cyane, baravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akabyitangira. Ahangaha amagambo aza komera gatoya. Bagabo bari ahangaha, tubasha gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero kugeza ubwo abyitangira. Abagabo, haleluya, mwandeze mu abagabo. Dushobora gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero kugeza ubwo agira gute abyitangira. Iyo umanutse hepfo aravuga ngo ukunze umugore we ngo abagize gute aba yikunze. Kunda kubwira abantu ngo nubwo wowe uri umuhanga mu kwangana nta muntu wiyanga. Hari umuntu mwiyanga? Hari umuntu wese ko nawiyanga? Umuntu wese arikunda. Uko byamera kose umuntu wese agira gute arikunda. Ukunze umugore we si igitangaza aba yikunze. Kandi kwikunda si igitangaza, ni kuri kwita ko rivuga ngo abagabo bakunda abagore babo nk'uko bagize gute bikunda. Navuye kubabwira mu kana ngo abagabo bose umugabo wese akunda iki icyubahiro, n'umugore wese akunda gukunda. Abagore, haleluya, ninde wanga gukundwa? Mwese murabikunda? Abagabo barabyumvishe rero, nta mugore udakunda gukundwa. Hari umuhanga wantangaje cyane, uyu mugabo nasanye amateka yiwe arantangaza. Yanditse igitabo kivuga ngo indimi 5 z'urukundo. Umugabo nakunze cyane utangaje, sinzi ko nazibabwira. Yaravuze ngo urukundo rugira imvugo 5. Icyambere yaravuze ngo urukundo urugaragaza mu magambo meza. Icyo abagore bakunda bagabo ntabwo mpaye mbwira abangaba, bamwe twaraganire muri bo, nimwe mpaye mbwira. Umugore akunda kumubwira amagambo meza. Sibyo babyeyi? Nibyo amagambo bakunda amagambo meza uko byamera kose. Muri amagambo meza muzamwiga kuvuga abagore bari amagambo meza. Icyo abagore bakunda cyane muri amagambo z'umushimire, mu byakoze byose byagute mushimire. Nigeze gusoma inkuru iri umwana mutoya, tabona muto cyane. Hari igisaza gikuze cyari cyashatse umukobwa muto. Cyari igisaza cy'imyaka 80 gishaka umukobwa muto cyane. Ariko mama w'umukobwa arabyanga, biramugora, kandi arakashatse asaze gatoya ashaka kunjya mukura kuri icyo gisaza. Aramugatonze umukobwa, ugende uriya musaza nuja kumutekera ibiryo ushyiremo urusenda rwinshi mu buryo atobasha kurya imboga batetse. Ashyiramo urusenda rwinshi, agesheje ibiryo ku meza. Umugabo abikoze, umusaza ati mbega umukobwa, nari narabuze umuntu wantekera urusenda rw'umuntu. Ntubona rero imyaka yose nari narabuze umuntu wantekera iki urusenda. Umutego yari yatatugize gute uburaki. Abwira ati se mama ko natetse urusenda rwinshi, umusaza akanshimira, ndabigenza bite? Noneho genda uteke imboga atari urusenda. Ejo ateze imboga atari n'iki urusenda. Azizanye umugabo atumve rero ukuntu ugiriye kwa mukobwa. Iyo batetse imboga ngizi ntabwo mba nkeneye iki urusenda, uri umwana mwiza. Bukeye ati umva rero, noneho ugenda ushyiremo umunyu mwinshi, wa wundi ukomeye cyane. Atetse umunyu mu mboga, mugasati mbega umugore we, nari narabuze umuntu utekera iki umunyu mu buzima bwawe, ni wewe mbonye. Umukobwa aragerageza ibintu byose, icyo akoze cyose, icyo akoze kibi, icyo akoze cyiza, umusaza aramushimiraga. Igitangaje ni ikihe? Nuko umukobwa yahasaziye. Hari imvugo tutazi, abagabo ntabwo tuzi gushimira abagore bacu. Iyo umushimiye umuteka morale. Iyo yakoze ikintu ukamushima nubwo kitaba ari cyiza cyane, bituma ameliyore, ejo agakora ibyiza cyane. Iyo ni imvugo ya mbere yitwa urukundo. Uyu muhanga
yabashe kuvuga ikomeye cyane. Ya kabiri yaravuze ngo ni uguhuza urugwiro. Abashakanye bagomba gukundana bagahuza urugwiro. Yanditse amagambo akomeye cyane, avuga amagambo atangaje ngo no kwicarana ku ntebe ngo ni uguhiza urugwiro. Burya abadamu barabikunda. Ngo no kumukora mu kiganza ngo abadamu barabikunda. Ngo no gusangira ku isahani ngo abadamu barabikunda. Abadamu banezezwa n'utuntu tworoshye. Urukundo si igitangaza, si ibintu wa tekinika, si ibintu waje kwiga, ni ibintu byoroheje cyane. Use kwicara ku ntebe imwe nawe, icyo bisaba amashuri menshi. Gusangira bisaba amashuri menshi. Hari ibintu bitunanira kandi byoroheje cyane. Vuga ya gatatu yakoresheje uyu mugabo yavuze ngo ni ukumuhereza iki? Impano. Ntabwo umudamu akeneye impano z'amasiperi, ntabwo umudamu akeneye ibitenge bikomeye, akeneye impano y'ijambo. Kumubwira ngo ndacyagukunda, ndacyakwibuka, ndacyagutekereza, ndacyakuzirikana. Iyo ni kado itangaje izibesha umudamu agasazira muri rwa rugo, ibiro bikongera ku munsi ku wundi. Imvugo ya gatatu uyu mwanditsi yavuze cyane yantangaje ngo ni ukumufasha mu mirimo, ukamukora surprise mu mirimo ashinzwe. Haleluya, haleluya, ukamutungura mu mirimo ashinzwe agomba gukora. Na Yesu yarabikoze. Yesu yakoresheje itangazo cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:6 bitwa ngo Yesu umunsi umwe yakoreye abigishwa surprise ngo afata amazi mu ibasi, afata n'igitambaro atangira kuboza ibirenge. Yesu surprise era ufite abagabo bangahe bakora abagore babo za surprise. Ubwo se ngicyo birakomeye. Kuko yanyuma yakoresheje ndi kugira ngo vuga gatoya nze kunakendaho gatoya. Naho ngiye kurangiriza ni ukubonera umwanya uwo mwashakanye. Kubonera umwanya uwo mwagize gute mwashakanye. Ingo nyinshi zirimo zya divorce, ingo nyinshi zirimo amakonflikt, zirimo amakimbirane kubera kubura ubugezi wawe umwanya. Yamigiki mukendeho cyane. Abagabo tuburira abagore bacu umwanya, abagore tuburira abatware bacu umwanya. Hari umwanditsi wavuze ngo ni igisebo gikomeye kuburira urugo rwawe umwanya ukawubonera ibindi bintu. Ariko se iyo waburiye urugo rwawe umwanya uba wagiye mu biki? Biriya bindi byose uhaye wa mwanya wawe bizagucika. Ariko hari icyo ugomba guheza umwanya ukomeye, ni uguheza urugo rwawe umwanya. Hari divorce yabaye mu muryango umwe, umuntu amaze gushaka kuko umukobwa bashatse bene data barangije umuhungu yibera kuri mashine. Yibera kuri mashine, yava ku kazi ni mashine, yava kuri mashine ni WhatsApp, yava kuri WhatsApp ni Facebook. Umugore amwitegereza aramureba, bukeye aramusezera, aravuga ati nasanze umugore wawe ni mashine, mbaye ngiye sigarana n'umugore wawe. Ariko ari mashine ari umugore wawe, ninde ugomba gutinda? Ninde ugomba gutinda? Ni mashine n'umugore. Mubyo tugomba kubonera umwanya. Nongere bibutse bakristo, nababwiye ngo saba ngabandi mumbwira abakristo bose barahangana batabakristo. Tugomba gushaka umwanya tukabona ko zatiki umwanya, kuko ni by'Imana dushakaho kubana nawe, tukagendana, tukatindana, tugahorana, twava mu kazi tukaja umugabo mwiza, umukristo mwiza ava mu kazi aza mu rugo, kuko urugo rwe rwese gute ruramukeneye, ruragushaka. Haleluya. Baratumvara cyo byumvikana. Kubonera uwo mwashakanye umwanya. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibafashe tubasha gukunda abagore bacu n'abagore bacu gute batwubahe. Izo nizo nshingano Imana yagize gute yabahaye. Reka baza bageni bacu bahaguruke mu izina rya Yesu. Maguke turebe, ndagira ngo mbaze iyi couple abizeye Venuste na Tuyisenge Dative nabahe muryango wa Dative uri uhagarariye n'indahaguruke tumaze igihe kimwe, niwe uhagarariye ibyo bakugomba byose warabibonye tugacanira.
mwarayibonye uraduha uburenganzira dusezeranye datiza n'uriya musore uhagarariye urabitwemereye Imana yohereza umugisha hanyuma itorero ryose turi mu turangi bana bagende bacu bwa nyuma muratwemera ko abizeze nusi na tuyisenge dati twabasezeranya mubihamisha iki hari ufite ikibazo kuri bo Imana yohereza umugisha hanyuma umuryango wa Mbabazi uri hehe ninde uhagarariye uhagarariye nahaguruke aha ibyo babagomba byose mwarabibonye hanyuma watwemera ko Mbabazi tumusezeranya na Christophe Imana iguheze umugisha hanyuma Christophe n'umuryango we n'uwuhe wahagurutse wa mugabo uremera ko Christophe tumusezeranya n'uriya mukobwa bari kumwe Mbabazi murabyemeye hanyuma itorero namwe niki muvuga mwisemo yazamura vuba Imana iheze umugisha ubwo ntacyo muvuze ku bwa Christophe na Mbabazi hanyuma kwibuka Jean Pierre na niyo dusenga Denise umuryango wa Denise uri he n'undi uhagarariye ibyo bakugomba narayibonye nta kibazo gihari tumusezeranye hanyuma se umuryango wa kwibuka Jean Pierre nawe duhaye uburenganzira hanyuma itoro mwese murabyemeye Imana ibahereze umugisha ngo mbitwemerere rero turagira ngo natwe tubasezeranye muduhaye mikrofone byadufasha sibyo ndabona utaza mwateguye amasezerano yabo hari byinshi tugiye kubabaza ni ikizamine turebe ko mugitsinda tubona kubesha umugisha turabanza tubaze uyu mwendata abizeze Nusta ni wewe wakunze uyu tuyisenge dati kamba kwera umugore niba ari wewe wivuga ubyemere ntawabiguhatiye hanyuma dativa nawe niba ari wakunze Nusta ntawabiguhatiye bitwemerere urakoze cyane Imana iguheze umugisha hanyuma turagira ngo tubaze Iragwa Christophe ni wewe wakunze Mbabazi Aisha ku bushake bwawe utabiguhatiye ni wewe Imana iguheze umugisha Mbabazi Aisha ni wewe wakunze Christophe ngakwera umugabo utabiguhatiye Imana iguheze umugisha hanyuma muheza mugenzi wanyu kwibuka Jean Pierre ni wewe wakunze uyu mukobwa niyo dusenga Denise ngakwera umugore nawe muhereze mikrofone atubwiye ko ari bagukunze ababiguhatiye Imana ibahereze umugisha hanyuma rero buri muntu arebe mugenzi we muhinduke ukore kamuza gatoya murebane gatoya niga gusoma ijambo ry'Imana iyo jambo ry'Imana ryarambwiye ngo umugabo witwa Yakobo yigeze kurambagiza Rasheli umunsi w'ubukwe mu Israel nibyo arambagiza nde bamuhereza nde baramuhemukiye ntibamuhemukiye umwabara aracyawugendana indahiro tugiye kujyamo rero turagira ngo turebe kuko ari ba Rasheli babazaniye batabazaniye ba Leya buri muntu nakore akagize se gatoya umutwikurure urebe ko nubona ari we umbwire komeza ibintu nusanga ari Leya uhita utubwira hakiri kare yatubwiye uyu nguyu abizeze Nusta ntacyo yatubwiye niba asanzwe niwe Christophe wasanze ari we Jean Pierre wasanze ari we
murakoze cyane ubwo ari byo reka tubanze tugende kuri couple imwe. Reka duhere ku muryango wa Abizeye Venusta. Urafata urupapuro rw'imbere yawe tugiye kukurariza, uraza kusoma uzamuye ukuboko kw'iburyo maze gusoma aya magambo. Imbere y'Imana iz'umutima wawe ndakubaza wewe Abizeye Venusta ko wemeye kujyana n'uyu Tuyisenge Dative ngo akubere umugore wawe bwite mushyingiranwe mu itorero, kuzamwitaho uhereye none no mu gihe kizaza, mu byago no mu munezero, mu bukene no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye. Uzamukunda mu kuyakuye kuko ijambo ry'Imana rivuga, muzabana utamurutisha abandi bagore. Ubyemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, imiryango yanyu ndetse natwe ubashingiye. Nimba ari byo uravuga ko abyemeye, nurangiza usome amagambo ari imbere yawe uzamuye, zamura ukuboko kwawe kw'iburyo. Hanyuma ayo mashyi ari makera. Iyo ni ndahiri imbere yawe ugomba kurahira. Yewe Venuste Abizeye imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Tuyisenge Dative ambera umugore nshyingira n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu uzabimfashe. Yesu azabimufashemo. Iyo mikorofone bariha Dative nawe amagambo ari imbere yiwe ayarahirire, ayasome neza, azamura ukuboko kw'iburyo uko wavuye kubisoma. Urabyemera ko akorera umugabo w'isezerano? Zamura ukuboko rero ubivuge neza, kuzamura cyane. Yewe amen. Iyo mikorofone muyihereza bagenzi banyu. Nanone nabo turabarahiza imbere y'Imana iz'umutima wawe ndakubaza wewe Iraguha Christophe ko wemeye kujyana n'uyu Mbabazi Aisha wakubere umugore w'isezerano, mushyingiranwa mu itorero. Uzamwitaho uhereye none no mu gihe kizaza, mu byago no mu munezero, mu bukene no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye. Uzamukunda mukuyakuye kuko ijambo ry'Imana rivuga, muzabana utamurutisha abandi bagore. Ubyemereye imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndetse natwe tubakoreye uyu muhango. Nimba ubyemeye urazamura ukuboko kw'iburyo, ubyemeye urangiza usome amagambo ari imbere yawe. Ndabyemeye. Amen. Soma amagambo rero. Yewe Iraguha Christophe n'imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Mbabazi Aisha ambera umugore nshyingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye,
tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu Kristo azabimfashemo. Amen. Amagambo ahiye yareza ngo nawe ayarahirire n'abazamura ukuboko kw'iburyo zamura ukuboko kwa Mbabazi. Njyewe Mbabazi Aisha ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye ko uyu Iraguha Kristo ambera umugabo nshingiwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana mugandukira murinda mukuyakuya mumara umubabaro dushyize dukenye tubyaye tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu Kristo azabimfashemo. Abisomye neza cyane Mbabazi, Imana imuhe umugisha. Hanyuma reka tuje kuri couple ya gatatu ya Kwibuka Jean Pierre. Imbere y'Imana z'umutima wawe nakubaza wewe Kwibuka Jean Pierre ko wemeye kujyana n'uyu niyo dusenga Denise ngo akubere umugore wite umushinge mu itorero zamwitaho uhereye none no mu gihe kizaza mu byago n'umunezero umuce no mu mukene mu gihe ari muzima cyangwa arwaye mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye uzamukunda umuko yakuye kuko ijambo ry'Imana rivuga muzabana utamurutisha abandi bagore byemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yacu ndetse natwe ubwacu ubyemewe bavuga ko ubyemewe nurangiza usome amagambo ari imbere yawe uzamura ukuboko kw'iburyo. Amen. Hanyuma zamura ukuboko nagufashe Denise. Zamura ukuboko kwawe kw'iburyo. Njyewe Kwibuka Jean Pierre ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye ko uyu niyo dusenga Denise ambera umugore nshingiwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana mukunda murinda mukuyakuya mumara umubabaro dukize dukennye tubyaye tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu azabimfashemo. Nawe azamuka kw'iburyo umufashe isome neza nawe Denise uko abandi babisomye jewe zamura ukuboko. Yewe dusenga Denise n'imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye ko Kwibuka Jean Pierre ambera umugabo nshingiwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana tugandukira murinda mukuyakuya mumara umubabaro dukize dukennye tubyaye tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu Kristo azabimfashamo. Turashaka impeta zaba zifite ko mushaka kuzigumanana muzifatire mwenyine kuko muri benshi ntabwo naje kuzivanga zikatuyobera. Reka tuzisengere. Mana Data mu izina rya Yesu turi imbere y'amaso yawe turi imbere y'imiryango itangiye famiye uyu munsi bakundaniye kubireba bavuye kuturera ko bazabana kandi bakabana akaramata ko bazatundwa n'urupfu cyangwa se Kristo ubazuka itoro ryawe bwite bagiye kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo turazisengeye uko izi mpeta zimeze
abari ku rukundo rwabo ruzahora iteka ryose. Turagushima kubitwemera kandi tuzabidufasha mu izina rya Yesu, amen. Turagira ngo tujye muri indahiro ikomeye cyane abantu benshi batazi kwitaho. Iriya mpeta ni ikimenyetso gikomeye, n'amagambo ari aho ngaho arakomeye mu gitabo cyane. Zanumva bandika ngo nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo gusezerana ko nkweguriye ibyanjye byose. Twavuga amwegurira iki byose? Kwa igiti ni iki? Amwegurira umubiri we wose, amwegurira imitungo ye yose, amwegurira intege nke ze zose, amwegurira amafuti ye yose, byose agiye kubimwegurira uko bimeze. Kandi ni mubyemera, byemera hanga ubyemere. Mwana wa Yesu mugisha. Reka tugende kuri couple, urazamura ukuboko kwawe, murebane, zamura ukuboko. Mateka y'isi turambara iyi mpeta. Uyu ni umunsi ukomeye cyane. Uvuga amagambo aranga cyangwa se uvuga ayandi biterwa no kubyumva, uburenganzira bwawe. Wowe Tuyisenge Dative mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi mweguriye ibyanjye byose. Bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, amen. Amen. Dative uzamura ukuboko, kwereke bariya bose babwira ko amateka masha kuri Dative mu buzima bwe yaratanzwe n'impeta. Abahungu benshi bamutekerezaga babwira ngo bye, ongera babwira ngo bye Dative. Mane hafi umugisha. Hanyuma rero Venus akwambitse n'abamwambika Burundi ko byamera kose, n'abamwambika umwegurire ibyawe. Amaze kukwegurira byose, ngaho nawe umwegurire bya bindi byose ufite. Usoma aya magambo cyangwa se n'ayandi byaterwa nawe, kandi ntabwo yambaye impeta mu buzima bwe yumvikana. Wowe Abizeye Venuste wambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi soma neza, ihangane usome neza. kandi mweguriye ibyanjye byose, bihamije n'imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, amen. Amweguriye ibyo byose imbere y'Imana n'imbere y'imiryango n'imbere y'itorero. Abizeragize gute? Arabyemeye. Imana yaheze umugisha ko babyemeye. Ubwo twagiye kwa Christophe na Mbabazi, namwe babazamura uko kuboko kwawe bakwambika impeta. Uvuga amagambo ari aho ngaho cyangwa se ubwandika biterwa n'uko ubitekereza. Wowe Mbabazi Aisha, ndagukunda, ishema ry'umutima wanjye, ibyirato tuzabana ibihe byose. Rera sama basame mandirako. Haleluya. Abikoze mu ndimi ukamwegurira byose. Amen. Hanyuma nawe na mikrofone n'abakwambike zamura ukuboko kwawe ukumuhe akwambike impeta. Aisha bazubwiye gutya wereke bariya bose bagutekerezaga. Nakoze cyane. Nawe vuga amagambo, nawe ntushaka kujya mu ndimi biremewe, no problem. Wowe Iraguha Christophe wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo
kandi mweguriye ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Kristo bose bagize ko nta bakobwa benshi bagushaka. Babwire ngo baze. Murakoze cyane. Reka dukomeze. Muheza ukuboko kwawe kwambika impeta y'urukundo. wowe iyo dusenga Denise twambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane kandi muri ibyanjye byose iri imbere y'Imana n'itorero ryacu iri imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Denise iraguca usezera abasore bose bagazabiri kugema bakakibaye murabe hanyuma nawe uramwambika impeta byamera kose. Atari gufata se barabazi wowe Yego Jean Pierre wanditse impeta ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane kandi mweguriye ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Amashyi menshi. Babikoze neza cyane. Imana ibahereze iki umugisha. Tugiye kubahisha umugisha. Reka nsaba abakozi b'Imana mwese mutambuke. Abashumba muzangaha dusengere abana bacu. Rya Yesu Kristo umwami turagushima. Izi ni imbaraga zawe n'imbaraga z'itorero kuba wararinze aba basore ukarinda aba bakobwa uyu munsi ukaba wahinduriye amazina mwami ukaba wateje indi ntambwe dusabiye mwami ingo zabo ugiye kububakira zizaba ingo nziza ingo z'imigisha urugo abantu binjiramo bakanezerwa urugo banezererwamo mwami Yesu uzabaho umugisha w'uburyo bwose kandi tubasabiye imigisha mu biganza byabo mu bitenga byabo ibyo bazakoresha amaboko yabo uzajya ubahira muri byose kandi uzabahe kubyara no kororoka babyara abahungu babyara abakobwa mwami ingo zabo zigubwe neza kuko ijambo ryaratubwira ngo abana n'umwana uturuka ku Uwiteka uzabaha imbaraga z'umuryango bubake bagubwe neza ibyishimo byabo bizamenywe n'abantu bose. Turagushimye Mana amasezerano yose bagiranye azakomezwe n'amaraso yawe Kristo uzabane nabo muri byose tubyambaje Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ihangane muhaguruke. Reka tujye mu wundi mwanya n'intambwe isigaye. Bavuga yuko amagambo azatambuka ariko inyandiko ikagumaho. Muraza gutambuka kuko n'imizi ize umugisha abarundi n'amahoro adashira bazabyare bazarete bayobowe n'umwuka wawe
biravuze ngo uwiteka abumvire kumusoma kuba no kuwijyana. Izina ry'Imana Yakobo rizabashyire hejuru, rizabohereze gutabarwa kuva ahera mu rusengero, rizabahe imbaraga ziva i Siyoni, izibuka amaturo yanyu yose, izemere igitambo cyanyu cyokeje, izabahe icyo umutima wanyu uzashaka, izasohoze inama zanyu zose. Tuzaririmbishwa n'impunda agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu ko muri benshi murahangana, buri muntu afata n'umusheri we cy'ukuboko hejuru, afite n'ukuboko kuzamure. Ubushobozi duhabwa n'itorero rya ADEPR Pentecote mu Rwanda, yewe Pastor Binyoni Mutware Jeremy, bamije yuko uhereye uyu munsi twisengere. Abizeye abaye umugabo wa Dati, kandi ko Dati abaye umugore wa Abizeye, kandi ko Iraguha Christophe abaye umugabo wa Mbabazi Aisha uhereye none, kandi Mbabazi Aisha abaye umugore wa Iraguha Christophe, kandi ko Kwibuka Jean Pierre abaye umugabo wa Denise, kandi ko Denise abaye umugore wa Kwibuka. Icy'Imana yateranije kiyataga umuntu uzaga itandukanye. Mana data mu izina rya Yesu, icyubahiro ni icyawe kuko uri Imana izigira neza. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amazina, uri Imana izayibuka abantu, uri Imana izayibateka. Tugushimiye kubw'iyo miryango itanga uyu munsi, ugenda ubahire urugendo rwabo, imiryango yabo ihire, wabere Imana, wabere imbaraga, wabere agakiza, imbabazi zawe zahore iteka ryose. Uzahubakire urugo ruhire, wagerageza gusenya urugo wese, tuburije imigambi yose mu izina rya Yesu. Izaba ingo z'icyitegererezo, izaba ingo zidasanzwe, ingo z'umugisha. Turagushimiye kubyemera kandi ko hari umugisha, niko tubasengera ku munsi wa Yesu. Amen. Bageni bacu bagihagaze, mwongere rwose mubahe amashyi y'impundu. She
mu kindi cyiciro cy'abubatsi ngo urugo rwanyu ruzamuha umugisha. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi bahigireho ingeso nziza. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi bahigireho ingeso nziza. Urukundo rwuzuzanye ntibikabure muri mwe. Amahoro n'Imana kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Urukundo rwuzuzanye ntibikabure muri mwe. Amaso yacu arabibonye, amaso yacu arabibonye, amaso yacu arabibonye. barakoze kandi n'abageni bacu barakoze kutwereka ibirori namwe bashyigikiye.